Kuryama wambaye ubusa ukuri cyangwa se kuryama wambaye ko wavutse bifitiye umubiri akamaro gatandukanye cyane ndetse byongera imikorere myiza y'ingingo zitandukanye ku buryo butangaje ushobora kuba utaruzi. Kuryama amasaha ahagije bigufasha kwirinda ibibazo bitandukanye biterwa no kutaryama cyangwa se kuryama amasaha make. Kwiryamira rero uko wavutse byo byongera ibyishimo n'umutuzo, gutembera neza kw'amaraso mu mubiri no kugabanya ibyiyumviro byo kumererwa nabi. Kimwe n'akandi kamaro tugiye kurebera hamwe inyuma, turahita tunababwira ingaruka zikomeye zishobora no guterwa no kurara wambaye ikariso. Ndagira ngo bane natwe muri ikiganiro, nkwibutsa no gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe tubageza ibiganiro byiza bivuga ku buzima ndetse n'uburyo bwo kwiteza imbere. Reka duhere ku kamaro ko kuryama wambaye ubusa. Kuryama wambaye ubusa bituma ukura neza, ikindi kandi biringaniza umusemburo witwa melatonin. Kuryama wambaye ubusa bifasha cyane umubiri wawe kuringaniza umusemburo wa melatonin ndetse n'imisemburo ifasha mu mikurire y'umubiri wawe. Iyo yose rero ikaba ari ingenzi cyane mu gutuma urushaho kubaho neza. Melatonin ni imisemburo ikorerwa mu bwonko, ikaba yitabazwa mu ruhererekane rwo gusinzira no kubyuka, ikaba ifasha rero mu kugena igihe uryama n'igihe ubyukira. Kuryama wambaye ubusa kandi byongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, bikaba binagabanya umuvuduko w'amaraso. Kubashakanye, kuryama mu buriri uko wivukiye cyangwa wambaye ubusa ukaryamana n'uwo mwashakanye bitanga umunezero utangaje. Uyu munezero uturuka ku musemburo witwa oxytocin. Uyu musemburo ukaba wongera urukundo no kwiyumvanamo hagati mu bashakanye cyangwa hagati mu bakundana. Ntabwo ari ibi gusa, umusemburo wa oxytocin ukora kuko utera imikorere myiza y'umutima, aho ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, kongera ubudahangarwa no kugabanya imihangayiko. Uku kwegerana kw'imibiri kandi kukaba gufasha mu gupfumbatana neza, bityo ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina bukarushaho kuryoha. Ikindi kandi ibi bifasha gusinzira neza. Kugira ngo usinzire neza, umubiri wawe muri rusange uba ukwiye kugabanukaho ubushyuhe byibuze ku gice cya dogere kugira ngo uwo mubiri ubashe gukomeza gusinzira neza. Igipimo cy'ubushyuhe ntabwo kigomba kwiyongera na gato. Iyo bitagenze bityo rero ubwonko burakubyutsa mu rwego rwo kumenya ibibazo byaba biri kukubaho. Kuryama wambaye ubusa rero bikaba byorohera umubiri wawe kugabanya ubushyuhe mu buryo bwihuse ndetse no gutuma igipimo gikwiye cy'umubiri cy'ubushyuhe kiguma kimeze neza. Gusinzira ushikagurika bitewe n'ubushyuhe bwinshi bikaba byanatuma udasinzira byimazeyo, bityo ubushobozi bwo kubaka umubiri wawe ndetse no gufata mu mutwe bikaba byagabanuka, ntiyabashe kubaho isanwa ry'uturemangingo tuba twangirika. Ikindi kandi byongerera uruhu itoto ndetse no kumererwa neza cyane. Uruhu rubasha guhumeka neza. Ibice by'umubiri biba byiriwe bitwikiriye bibasha kubona akanya ko guhumeka ndetse no gukora neza. Ibi kandi bikaba birinda indwara zimwe na zimwe zishobora guterwa n'iyororoka rya mikorobe muri iyo myanya ndetse no kutagerwaho n'umwuka uhagije umeze neza. Kuryama wambaye ubusa kandi bigira akamaro ku ntangangabo. Kuryama wambaye ubusa birinda ubushyuhe bwinshi bw'amasohoro. Amabya ntabwo agomba kuba ashyushye byo hejuru, ubushyuhe bwinshi rero bukaba bwangiza ikorwa ryiza ry'intanga zuzuye n'intanga ziba zidafite ubumuga ubwo ari bwo bwose. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko abagabo biryamira uko bavutse cyangwa se barara bambaye ubusa bigabanya ku rwego rwa 25% ibyago byo kugira DNA imeze nabi mu ntangangabo zabo ugereranyije n'abarara bambaye amakariso cyangwa se amakabutura abafashe. Ikindi kandi biringaniza umusemburo witwa cortisol. Kuryama wambaye ubusa bikaba byongera umubiri wawe kuguma ku gipimo cy'ubushyuhe bukwiye, bityo umusemburo wa cortisol ugakorwa neza mu buryo bukwiye. Iyo uryamye nabi rero cyangwa se ukaryama ushyushye cyane, biba byakongerera ibyago byo kubyuka cortisol ikiri nyinshi mu maraso yawe. Ibi kandi bikaba bitera kubyukana umunabi, kumva udatuje, kwirirwana umujinya, kwiyongera kw'ibiro n'ibindi bibazo biterwa n'igipimo kiri hejuru cya cortisol. Rero kuryama wambaye ubusa byagufasha kurwanya ibibazo byose cortisol nyinshi ishobora kugutera. Nyuma yo kubona akamaro ko kuryama wambaye ubusa rero, nawe wicikwa n'ibi byiza byose, nubwo ariko hari igihe ugomba kwambara imyenda ukifubika neza, by'umwihariko nko mu gihe urwaye cyangwa se hakonje mu buryo bukabije. Naho ubundi mu gihe nta kibazo nk'icyo ngicyo gihari, nta mpamvu yo kutarara uko wavutse rwose. Ariko nanone reka tubanze tuvuge ku ngaruka zo kurara wambaye ikariso, ntabwo twagenda nabyo tutabigarutseho. Abenshi muri twe iyo hakonje turara twambaye imyenda yo kurarana,
naho iyo hashyushye twiyambarira ikariso gusa maze tukiryamira. Reka rero tubashe kuba twarebera hamwe ibibi byo kurara wambaye ikariso cyangwa se ikabutura igufasha. Haba ku bagabo cyangwa se ku bagore, ibibi byo kurara wambaye ikariso birahari cyane kandi ibi ngibi bishobora kwirindwa. Reka tubanze turebe ku bagore. Abagore bakunze kwambara n'ubusanzwe imyenda ibegereye, bityo n'ikariso bambara zikunze kuba zibegereye cyane, ndetse bamwe banambara udukabutura tubafashe cyane. Ibi bikaba bituma iyo ubize icyuya mikorobe zinyuranye cyane cyane za bakteri zihita zibona uko zororoka, bityo waryama wambaye ikariso imyanya yawe y'ibanga ntibone uko ihumeka neza, ndetse na za mikorobe zikaba zakororoka cyane, bikaba byakuviramo indwara zinyuranye, zaba iziterwa na mikorobe cyangwa se ama infection cyangwa se uburyaryate no kwishimagura, haba ku gitsina cyangwa se ahegereye mu myanya ndangagitsina. Ibi rero bikaba byanarushaho kuba bibi cyane ku babiri ibyuya nijoro, cyane cyane abageze mu myaka yo gucura cyangwa baba ahantu haba hashyushye cyane, kuko iyo ubize ibyuya na nijoro byongera bya byago byo kurwara indwara ziterwa na za mikorobe. Tubibutse kandi ko ku ruhu rwacu haba mikorobe nyinshi, iyo rero zibonye akantu gatuma zororoka zibikora zitazuyaje, kandi ingaruka zishobora kuza ziremereye cyane. Ibi kandi bikunze kwiyongera no ku bagore badakunda kogosha insya, kuko nazo ziba indiri ya mikorobe iyo hajemo icyuya by'umwihariko. Ku bagabo naho kimwe no ku bagore, kurara wambaye ikariso cyangwa se imyenda ikwegereye byongera uburyaryate mu myanya ndangagitsina no ku mabya, ndetse bikaba bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara ziterwa n'imiyege zirangwa no kuvuvuka mu mayasha ndetse no munsi y'amabya. Ikindi kibi cyane rero ni uko bigira ingaruka ku myororokere, aho bishobora gutera kutabyara, kuko intangangabo hari ubushyuhe zitihanganira. Kuba wiriwe wambaye ikariso ukanayirarana ukanayitindamo iminsi myinshi, bituma amabya nk'uruganda rukora intanga akomeza kuba mu bushyuhe. Ibi rero bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane ku ntanga, aho zishobora gukorwa nabi zikaba zanapfa cyangwa se zikaba nkeya, bityo amahirwe yo kubyara akagenda ayoyoka. Ikindi ku bagabo ni icyerekeye DNA nk'uko twatangiye tubivuga yo mu masohoro yabo. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2015 n'itsinda ry'abashakashatsi bo muri Stanford University bwerekanye ko abagabo bararana amakariso bagira DNA mu masohoro yabo zishwanyaguritse cyane kuruta abatayararana. Ibi bikaba rero bigira ingaruka mu kubyara, kuko intanga idafite DNA ikozwe neza ntabwo ishobora gutanga umwana. Ndagushimiye ubanye natwe, reka nkwibutse gukora subscribe. Ndakwibutsa ko uyu muyoboro bagezaho ibiganiro byiza bivuga ku buzima ndetse n'uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere. Ndakwibutsa rero ko utagomba kujya unabicikwa, ari nayo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, ubundi tujye turushaho kwibanira mu bindi biganiro tugenda tubategurira.